Alright, reka nongere nguhe ikaze kandi gusuhuze cyane nshuti yacu y'akadasohoka idahwema kudukurikira, udahwema kuduha amatwi ukumva ibiganiro tuba twaguteguriye kandi tukugezaho umunsi ku munsi, reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku nkuru iri kubica bigacika, ku nkuru yaciye impaka hirya no hino, ku nkuru benshi batafasheho rumwe, ku nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba twese twagakwiye no kwigiraho. Nta yindi rero turagira ngo tuganire kuri iyi nkuru ya buri kantu, kuri ibintu byabaye kuri buri kantu, ku itabwa yombi rya buri kantu. Ese arazira iki? Ese bimeze bite? Ese bundi buri kantu nyirizina ari kuzira iki tudaciye ku ruhande hirya no hino? Ndahari, mekinga urebe ko wakoze subscribe, niba wayikoze ukore na share ikiganiro kirangiye, kandi nifuza yuko wakora no kunzogera kugira tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Duheruka buri kantu, ubwo duheruka buri kantu ari mu kuganira n'inzego z'igihugu zishinzwe ubugenzacyaha RIB, duheruka bari kuganira bameze neza, banaseka cyane, abasetsa ubwo yababazaga kino kibazo. hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoroka atagukunda. Yego, abantu barishimye cyane. Hano yari muri Genius Comedy, ariko ubu tuvugana bari kumubwira ko uyu Dr Murangira Bitseri ari kumubwira ko icyaha yakoze gihanishwa izahabu y'ibihumbi 800 ndetse na miliyoni, akiyongeraho igifungo cy'imyaka 5 ariko itarenze 7. Wakwibaza ngo byagenze ute ubundi buri kantu kugira yisange ari gukorwaho iperereza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Buri kantu ubwo yari ari mu rugo rero yagiye kumva yumva telefone iramuhamagaye, ati buri kantu umeze ute? Ati meze neza. Ati noneho nifuzaga kugusura. Ati nta kibazo, ni karibu. Buri kantu ari iwe abona haje abakobwa 2. Akimara kuza abakobwa 2, yarabakiye dore ko ngo yari yabategeye, arangije abaha n'agafanta barasoma, batangira kumuganira ati rero buri kantu twaragukunze kandi turanagukunda cyane, kandi dukunda n'ibiganiro ukora. Rero nyuma y'ibyo twagiraga ngo dufashe kwentertaininga natwe amacano yacu n'ibiganiro byacu, natwe tukagaragaza impano zacu. Buri kantu ati ati nta kibazo. Buri kantu ati yegera mu cyumba cye, akimara kwegerayo, akimara kujya mu cyumba ahamagara ngo umwe muri abo araza. Akimara kuhagera rero yaramubwiye ati rero ndashaka wuncece. Nuko ababizi mwamenya icyo ashatse kuvuga. Nuko ubwo umukobwa ati reka ati buri kantu aravuga ati niba bidashobotse rero mugomba kunsubiza yanjye nabatanzeho ndetse na fata mwanyoye. Abakobwa baranga. Abakobwa bageze aho baravuga ati rero dufite amafaranga aya ngaya, reka bariyo tuba tuguhaye utureke tugende. Ati buri kantu ngo arabyanga. Akimara kubyanga rero ngo yahise abakingirana arigendera. Abakobwa ngo bahamagara polisi, bitabaza polisi rwose ngo iraza irabakingurira, buri kantu ahita atabwa muri yombi. Ariko abo bantu bapfuye kujya kwa buri kantu gusa, ariko se buri kantu ko abantu bakomeje kumugendaho, ibintu benshi bavuze yuko harimo akagambane gakomeye cyane. Buri kantu mperuka kubona harassment bamukoreye ejo bundi, ibintu bibi cyane, ariko kora niko kuba umugabo, niyihangane kandi n'iki kibazo arimo ndabizi ko azagisohokamo neza kandi amahoro. Reka nkwereke rero aho ibi bintu byaje kubera bibi. Ni ukuvuga ngo
aba bakobwa nushishoza neza ukajya ku mbuga nkoranyambaga, hari ahantu bahise bajya gutanga ikiganiro bavuga ukuntu ngo bahohotewe. Mu by'ukuri niba wahohotewe ibintu nta hantu biba, ukajya gutanga ngo ibiganiro ku macana agiye atandukanye, hano harimo harasimenti ikomeye cyane. Bagiye gutanga ibiganiro, uwo mukobwa we ibiganiro yatanze ngo atanga n'ubuhamya ku macana, ngo ni uko ngo buri kantu ngo akimara ngo kumusanga mu cyumba cye, ngo umukobwa wakinjira mu cyumba cya buri kantu, ese ubundi yinjiyemo ate ko bamuhamagaye? Yambwira ngo banamushyizemo ku ngufu, niba yaragiye mu cyumba cye akamuhamagara, I don't know, sinzi. Ngo we ngo akimara kugera mu cyumba ngo yamusabye ngo ko baryamana ngo buri kantu, ngo umukobwa arabyanga, uwo mukobwa ngo amaze kubyanga ngo buri kantu ngo amuturuka inyuma, ngo bamufashe ku ngufu, ngo uwo mukobwa ngo kugira icyo akora ngo biranga. Niyo makuru rero yatanze, nimubyirebere. Arambaza ati ese urumva ufite ubwoba? Ndamubwira ngo hoya nta bwoba mfite kuko turi kumwe. Araturika araseka. Aza gutyo nagiye kubona mbona nturutse inyuma amfutse umunwa. Ikintu cyabayeho rero kuko nari nambaye agakanzu kagufiya yarakazamuye, akimara kukazamura yamfashe ku ngufu. Sasa rero wumva ahantu ruzingiye, aba bakobwa batanga ikirego, batanze ikirego yuko buri kantu yabakingiranye mu nzu, noneho antiri nyuma bamaze kumva ko ikirego kidakanganye, bahita bajya ku macano nk'uko muri kubibona. Nibwo batangiye kujya gutanga noneho amakuru ku macana atandukanye, noneho bongeramo yuko hari yabafashe no ku ngufu akabasambanya. Wumve ukuntu bimeze. Aha rero bahise bashyiramo indi tirike yo kubeshya yuko yabafashe ku ngufu, kandi no mu itangazo no mu makuru yagiye hanze RIB yatangaje nuko ikirego ari uko bakingiranywe. Niba nta gushaka gufata ku ngufu byabayeho, aba bana b'abakobwa bafashe moto kuri tiki y'abandi bakagerayo bakajya muri geto y'umuntu bazi ko atari bakinjira bazi ko bagiye muri geto, rwose RIB turarisabiye muze guca inkoni zamba, nabo muze kubaganiriza mwumve. Abakobwa babiri biyemeza kujya muri geto y'umusore tiritiri nta kindi bapfana nabo, muze kubaganiriza mwumve nabo mwumve uburere bari bafite ni burere ki. Ushobora gusanga ari ibintu bakundaga gukora bya hato na hato, mubaganirize rwose. Ikindi uyu musore rwose haze kubaho kumuhana bingana n'ibyo yakoze. Hano tubonye ko atafashe ntigeze afata ku ngufu, ni yabakubise, nta yindi harassment yabakoreye, yabarekeye n'amatelefoni kugeza ubwo babashije kubahamagara. Aba bose n'abana b'u Rwanda, yaba buri kantu, yaba n'abana b'abakobwa, ushobora gusanga habayeho icyo twita gukubagana ku mpande zombi. Kandi igihugu cy'ubugenzacyaha RIB hari akantu tubonye cyangwa twabonye ngaho namwe ni mu ndebere rero kabisa, ibintu niba bigezweho, ibintu ntabwo bigezweho gusa. Muntu ukunda buri kantu, nanjye ndamukunda, turi kumusengera kugira ngo ibi bintu abivemo amahoro. Mbibutsa ko mukwiye gukora subscribe, mugakora share, mugakora no kunzogera kugira tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. N'ibyo ngibyo rero buri kantu ari kuzira, ndabasaba inkunga y'amasengesho kugira ngo duture uriya muvandimwe, kiriya kibazo arimo ni ikibazo gikomeye. Ciao.